This is Family Table TV. Twongeye kubaha ikaze kuri Family Table TV. Twizere yuko mumeze neza, twizere yuko mu miryango yanyu nta kibazo gihari, kandi niyo ibibazo byahaba. Buryo ibibazo bituma abantu bakura. Bituma abantu bakura mu buryo bw'imitekerereze, bituma abantu bareba kure. Burya nutandukana n'ibibazo ukamara igihe kinini ubone ibintu bimeze neza, uzamenye yuko hari ikibazo ahubwo kitagenda neza. Ibibazo ntitukabyange, ahubwo tujye tugira imbaraga zo kubisumba kugira ngo tubashe kubitegeka kandi bitugirire umumaro. Ubushize rero mu kiganiro cy'ubushize twe turi kurebera hamwe ibibazo navuga by'ingutu. Ngewe nibyo nabonye, nawe ushobora kubona ibindi, kandi dushobora kuzagenda tubona n'ibindi bihangayikishije, bibangamiye umuryango. Niba twibuka neza kuba twari turi kumwe, ndetse n'uwinjiye n'ukomanza cyangwa uje ukuriye agatebe ke uyu munsi kugira ngo tuganire, ikibazo cya mbere, imbogamizi ya mbere twari twabonye yari ukutamenya gutandukanya akazi ndetse n'ubuzima bw'abagize umuryango. Hahandi uva ku kazi, akazi wakagombye kuba wakoreye ku kazi nyine ahabugenewe, ugasanga ukazanye mu rugo. Birumvikana yuko iyo kaje mu rugo bibangamira abagize umuryango, b'abana bashakaga gukina, b'abana bashakaga kukuganiriza, wa mugore wawe se cyangwa wa mugabo wawe washakaga ko musangira ubuzima bw'uwo munsi, kuko nabyo biba ari ngombwa. Inkeke yagize, ibyishimo yagize, ugasanga ubizanyemo akazi, ubuzima bw'urugo ugasanga burabishye. Indi mpungenge se cyangwa indi mbogamizi ya kabiri twarebeye hamwe, hari umuhangayiko uturuka ku mafaranga. Icyo ngicyo twese tucyumva vuba. Umuhangayiko uturuka ku mafaranga uratuzengereza uratuzengereza, ariko ndibuka ko twabonye uko twabigenza kugira ngo bishoboke tubashe guhangana n'uwo muhangayiko uturuka ku mafaranga. Ikindi cya gatatu twabonye imbogamizi zo kurera. Imbogamizi zo kurera nacyo twagitinzeho, aho twabonye yuko kugira ngo ushobore kurera umwana, kugira ngo ukureho cya kindi cyo kuvuga ngo umwana yarakunaniye, naramuhannye aranga, byagenze gute, twabonye ingingo zigera kuri 3 zishobora gutuma ushobora kubana no kubanira neza umwana wawe. Hamwe mushobora gufatanya, twarabibonye, gufatanya gushyiraho uduhano, kumutega amatwi, kumwumva, kumushimira igihe yakoze neza, ntibibe gusa guhura nawe umuhana. Reka rero noneho turebere hamwe indi mbogamizi ya 4, nayo muraza gusanga nayo murebye hirya no hino mu miryango yanyu usanga nacyo ari ikibazo. Hari ubuzima bwo mu mutwe no kubura umutuzo. Se bijya bikubaho? Ubuzima bwo mu mutwe bufite akamaro ku muryango wose. Guhangayika, kubura umutuzo n'umunaniro utewe n'akazi, cyangwa se ukanaterwa no kubura ako kazi igihe uri umushomeri, bishobora ibyo byose kugira ingaruka ku babyeyi, ku bana, ndetse no ku bagize umuryango bose muri rusange. Imbere y'iki kibazo twakwifata gute? Icya mbere, kugira ngo ushobore guhangana n'iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe no kubura umutuzo, icya mbere ugomba gukora ni ukwiyitaho, self care. Ukaba wakora imyitozo ngororangingo byibura iminota 10, cyangwa se ukitekerezaho, cyangwa se kwisubiramo, cyangwa mu zindi ndimi meditation. Ibyo ngibyo birafasha. Iyo wumva nta mutuzo ufite, iyo wumva rwose ufite akajagari mu mutima, mu mubiri, mu mutwe, ni byiza kwiyitaho. Ni byiza gufata umwanya ugukora imyitozo ngororangingo. Hari abantu benshi bavuga ngo abakora imyitozo ngororangingo ni abageze iyo bajya, nta bibazo baba bafite. Nyamara ni bumwe mu buryo bwo kwivura kubura umutuzo.
kandi ibyo bintu turabizi neza yuko iyo wabuze umutuzo bituma n'abandi mu rugo bawubura. Iyo wabuze umutuzo ushobora kwinjira mu rugo ugatangira gutongana ukiri ku irembo, ugatangira kuvuga nabi, abari mu rugo nabo ukababuza amahoro. Icya mbere rero ni icyo ngicyo. Ikindi cya kabiri, hari ugutoza abana kuvuga ibyiyumviro byabo aho kubigumana, kuko nabyo bibagiraho ingaruka. Gutoza abana kuvuga ibyiyumviro byabo ni ingenzi. Hari igihe ujya kubona wagera nko mu rugo cyangwa waba wirirwanye n'umwana, uvuye aha cyangwa hariya, wajya kubona ukabona umwana arakwitegereje, umwana agashwanyuka, ukabona ararize. Aho kugira ngo umutege amatwi ugatangira umutonganya kubera wa mutuzo nawe wabuze, n'umwana yabuze nawe utangiye. Abantu babiri babuze umutuzo, urumva icyo gihe biri butange iki? Birumva inkuba ziresa nyine, nta kundi buri bigende. Icyo gihe rero niba ubonye umwana ameze gutyo, nuko yabuze uburyo agusobanurira ikibazo afite, ibyiyumviro bye, ses emotions, yabuze uburyo azisobanura. Ni byiza gutoza abana igihe umwana afite ikibazo, kumutoza gusobanura ibyo yiyumvamo, gusobanura ibyiyumviro bye, kugira ngo uzamurinde nawe bwa burwayi bwo kubura umutuzo. Burya ntawe utabura umutuzo. N'agahinja gatoya kabura umutuzo, kakarira, induru zikavugwa, nyina akabura uko yifata, abo mu rugo bakabura uko bifata. Burya ashoboye kubivuga, umenya uko unamufata. Ni byiza rero ahangaha ababyeyi babyumve, abafite kurera mubyumve, abazaba ababyeyi ejo n'ejo bundi mubyumve. Ni byiza yuko utoza umwana gusobanura ibyiyumviro bye akiri mutoya. Yego. Ikindi cya gatatu dukwiye gukora kugira ngo duhangane no kubura umutuzo, iriya ndwara yo kubura umutuzo, ntuzatinye gushaka ubufasha ku bajyanama babyize kandi babifitiye ubumenyi. Iki kiracyari ikibazo ku muryango nyarwanda muri rusange, ku bantu benshi, kumva yuko yabuze umutuzo, yagize ikibazo ngo abe yajya ku bajyanama. Barahari bashobora kudufasha, umuntu akaba yakongera akagarura wa mutuzo, agatekereza neza, ibintu bye akabitekereza bikajya ku murongo, akavuga neza. Burya icyo ufite mu mutima nicyo usohora. Niba ufite umujinya niwo usohora, niba ufite uburakari nibwo usohora. Ariko icya gihe wagiye ku mujyanama, ibyo byose agenda abigufashamo, bityo wagarura umutuzo, ugatanga umutuzo mu rugo, maze abagize urugo bakaryoherwa, bakishima. Icya gatanu, hari ukuburira umuryango umwanya ukwiriye. Ibyo ni ibintu bijya bibaho. Umuntu akaba mu rugo ariko akahaba atahaba, ku buryo abo mu rugo bamubuze. Nibyo rero ndi kuvuga nti muri iki gihe cya none, muri iki gihe turimo, biroroshye ko habaho igihe ureba ugasanga rwose waritandukanyije n'umuryango kandi uhari. Ukaba uhari, abantu bakubona fizikoma uri umuntu ugenda, ariko barakubuze. Ugasanga mubana mu rugo mwese mumeze nk'abagenzi, nta gusangira ubuzima bwa buri munsi, umwe ahita undi agahita, rimwe na rimwe nta n'ubwira undi ngo wiriwe waramutse, waramutse ute shwi. Nyamara kubonera umwanya ukwiye umuryango wawe byakunda bikongera kuzana icyanga n'uburyohe mu muryango. Ute se twabigenza gute? Icya mbere benshi tudaha agaciro, hari ugusangira amafunguro nta birantega birimo. Gusangira amafunguro nta birantega birimo. Hari muri iki gihe cya none, hari ubwo rwose usanga mu rugo abantu badaheruka kwicara ku meza ngo basangire, baryoherwe. Ugasanga buri wese araje apfundiye igisorori, ariyaruriye, arariye, undi nawe araza, ugasanga mu rugo hari icyo kintu nakwita akajagari. Nyamara burya iyo abantu bari gusangira
basangira baganira, basangira bibukiranya, basangira bavuga ibyababayeho uwo munsi, basangira banaryoherwa, bumva uburyohe bw'ibiryo byatetswe, basangira babwira uwatetse ibiryo wadutekeye biraryoshye, ubutaha uzadutekere gutya. Ariko iyo mutangiye gusangira, hajemo za telefone, hajemo za televiziyo, hajemo gusoma ibitabo, gusabana no kuryoherwa n'amafunguro, ibyo bintu rwose ubwo biba byarangiye. Ni byiza yuko rero mu muryango tugira umuco wo gusangira. Umuco wo gusangira nawo ni ikintu gikomeye, kuko ni naho ba bandi bakubuze, ni naho ba bana bakubuze, ni naho wa mugore wa mugabo yakubuze, mushobora rwose gusabana, mugashyikirana, munasangira. Ikindi cya kabiri, ubundi buryo bwiza bwo kubonera abagize umuryango umwanya, hari uguteganya ibihe byiza byo kuganira no gusohoka nk'umuryango. Abahanga batubwira yuko ari byiza yuko mu gihe cy'icyumweru ari byiza yuko abagize umuryango bagira umwanya wo gusangira ubuzima. Buri wese abana bakabwira ababyeyi ibyabashimishije, iby'inshuti zabo, ibyo bahuye nabyo, ibibagora, ibibanezeza, uko babona ibintu mu rugo. Umugabo nawe ni uko, umugore nawe ni uko, abagize umuryango nabo ni uko, mukagira uwo mwanya mwiza wo gusangira ubuzima, ndetse by'akarusho mukaba mwanasohoka nk'umuryango. Hari ushobora kuvuga ati se abasohoka n'ababa bafite amafaranga, nyamara ibihe byo kuryohana n'abawe ntabwo busaba ibintu byinshi. Mushobora no gusohoka mudafite n'ayo mafaranga, mukicara ku gasozi runaka, ahantu heza runaka, mukareba ibyiza Imana yaremye. Burya nabyo biba biri mu rwego rwo kuruhuka, gusabana, kuganira, kuryoherwa n'ubuzima. Ikindi cya gatatu, kugira ngo ushobore kubonera umuryango, abagize umuryango umwanya, hari ugufatanya imirimo isanzwe yo mu rugo, nko guteka, gushyira ibintu ku murongo, kwirukanka, gukina imikino inyuranye mu rugo. Ibi byose ni ibirungo bituma abagize umuryango baryoherwa no kuwubamo. Ese mwari muzi yuko hari abantu iyo umugoroba ugeze bagiye gutaha bamera nk'abagiye kwitaba urukiko? Akavuga ati se ndarutahamo biragenda gute, atishimye? Biterwa n'iki? Hari ibirungo byahabuze, hari kwa gusabana, hari kwa gusangira ubuzima, hari kwa gukereya se cyangwa kurema ibihe byiza byo gusabana, uko gukina, uko gufatanya imirimo mu rugo mwese. Ibyo byose ni ibizana uburyohe, ni ibizana ubususuruke mu muryango, mu bagize uwo muryango. Ngira ngo rero mu kiganiro cy'ubushize natangiye mbivuga, twari twarebye ingingo 3 cyangwa se ibibazo 3, imbogamizi zigera kuri 3 zibangamira ubwisanzure n'uburyohe mu muryango. Uyu munsi twongeyeho izindi 2, wenda nazibibutsa mbere y'uko dusoza, ariko hagati aho ngaho nyaboneka niba ari gukiza, kora subscribe, ulayikinge, hanyuma udusigire n'ibitekerezo, komenti, hanyuma usangize iki kiganiro abandi, kandi twizere yuko wagikurikiye kugeza ku musozo. Uyu munsi rero imbogamizi twabonye 2 ziyongera kuri za zindi 3 twavuze ubushize, zirimo gutandukanya akazi ndetse n'umusabano w'abagize urugo. Icya kabiri twabonye hari umuhangayiko uturuka ku mafaranga, ibyo ngira ngo twarabibonye n'icyo twakora. Ikindi cya gatatu twabonye hari imbogamizi mu kurera abana, twabonye icyo twakora. Icya kane twabonye
uyu munsi hari ubuzima bwo mu mutwe no kubura umutuzo kw'abagize umuryango. Twabonye icyo twakora, twabonye yuko kugira ngo turwane n'iki kibazo cyo kubura umutuzo no kugira no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, twabonye ko twashyira imbere kwiyitaho dukora za exercice, imyitozo ngororangingo, twitekerezaho meditation cyangwa se kwisubiramo. Hanyuma tubona yuko dukwiye gutoza abana gusobanura no kuvuga ibyiyumviro byabo. Tubona kandi ko mutanatinya gushaka ubufasha ku bajyanama babyigiye kugira ngo badufashe kugongera kugaruka mu mutuzo wacu. Ikindi twabonye uyu munsi hari kuburira umwanya ukwiye imiryango yacu, nayo ni imbogamizi ikomeye. Mu byo rero twasanze twakora nk'igisubizo, nifuza yuko mwatangira utabikoraga yabikora n'ubu ngubu akareba ubutaha akazatubwira icyo byamumariye. Hari ugusangira amafunguro n'abagize umuryango, hari guteganya ibihe byo kuganira no gusohoka ku bagize umuryango, hari ugufatanya imirimo isanzwe yo mu rugo, twabonyemo nko guteka, kwirukanka, kujya muri siporo, gukina imikino inyuranye. Ibyo byose twabonye ko ari ibirungo bifasha abagize umuryango gukomeza kuryoherwa no guturiza mu rugo rwabo. Ese nsoza iki kiganiro cy'uyu munsi, hari iki kiganiro kigusigiye? Jya hepfo gato utwandikire muri komenti, tubwire icyo kigusigiye ndetse tubwire n'ikindi waba wifuza yuko tuzaganira ubutaha. Ushobora no kuduha ibitekerezo. Niba kandi iyi video yagushimishije, kora subscribe, ujye uhita ubona ibiganiro byacu, ukande like kandi unagisangize na bagenzi bawe. Umuryango mwiza, ishema ryacu. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe, naho ubutaha. Bye. This is Family Table TV.